Rura yatangaje ko ibiciro bya esase byahindutse cyangwa ibiciro bya esase yakomeje gutumbagira cyangwa esase yahenze. Ni mu gihe esase yaguraga amafaranga 1663 ikaba igeze ku mafaranga 1803, mu gihe mazutu yaguraga 1647. Mazutu ubu ngubu ikaba igeze ku 1757. Ni mu gihe abaturage bakomeje kwibaza nimba ibiciro bya esase byahindutse byakomeje kwiyongera. Ni mu gihe abaturage barimo bavuga ngo ese nago ingendo zose ziyongera cyangwa amatike muri rusange abajya mu ntara zitandukanye cyangwa abamotari bakora akazi kabo ka kinyamwuga ariko kabatunze. Ni mu gihe benshi bakomeje kwigura zino moto zikoresha amashanyarazi kubera ko ngo nizo zitabamo ibihombo. Ni mu gihe mazutu rero ikomeje kuzamuka cyane, ihise itera bamwe cyangwa ihise ihereza abandi motivation yo kujya kugura moto z'umuriro. So muri rusange rero rura muri rusange yavuze yuko mutakwiye kugira ikibazo cyangwa mutakwiye kwibaza kuri byinshi. Ni mu gihe iki giciro gihe kinini kiri bumareho ari amezi 2. Ni mu gihe ibingibi birimo irabikurikirana kugira ngo irebe uburyo byasubira ku murongo. Yari incamake y'amakuru ngiye kwibagezaho nitworinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura Movie. Munyarwandakazi niba bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa YouTube channel wa Kidasamura Movie, ndakubwira ngo kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda muri rusange. Iri tangazo rireba buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo rireba abantu bafite imodoka muri rusange cyangwa bakoresha ibintu bijyanye na esase. Iri tangazo ni irya Rura, reka Rura mbabwira icyo yatangaje. Ese kubera iki ibiciro bya esase byazamutse cyangwa mazutu yazamutse? Ese byagenze bite kugira ngo izamuke? Niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo mbasobanurire. Abaturage benshi nabo bari kwibaza ngo nimba esase yazamutse ibiciro by'ingendo nabyo birahita bizamuka. Oya, niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbasobanurire ibyo byose muri kwibaza muri rusange. Kidasamura Movie aba yabazaniye amakuru meza cyane, mureke dutangire. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda byazamutse cyangwa byiyongereye aho guhera kuri uyu tariki 2 Nyakanga umwaka wa 2025 saa 12 za mu gitondo. Ibiciro bya esase byahindutse cyangwa aribwo biri buhinduke cyangwa aribwo biri butangire kubahirizwa, mu gihe litiro esase iri bube iri kugura amafaranga 1800 ndetse mu gihe yaguraga amafaranga 1663. Ni mu gihe mu gitondo nabwo mazutu iraba yazamutse yageze ku mafaranga 1757 ivuye ku mafaranga 1347. Rura yatangaje kandi ko mu rwego rwo guhangana n'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga no korohereza abaguzi cyangwa abakiriya bayo, guverinoma y'u Rwanda yazigamye mu bubiko bwayo ibikomoka kuri peteroli bihagije kandi ikomeza gucunga neza ubukungu muri rusange. Ni mu gihe impungenge abaturage mwari mufite muri rusange mushubijwe cyangwa mumenye ibijyanye na esase cyangwa na mazutu. Nawe w'umukire utazohereza umushoferi wawe kunywesha furutake ukaza usanga amafaranga yiyongereye ukamubwira nabi ugira ngo yagavuye. Niyo mpamvu naberetse bino biciro nkabinyuza ku nkoranyambaga kugira ngo mubibone, mutazagira abo mushinze urubwa cyangwa mugashinza abashoferi banyu urubwa. Hari ukuntu mujya mugira gutya mukavuga ngo abashoferi baba byese cyangwa baba gavuye, kumbe nago mwamenye ko ibiciro bya esase cyangwa byahindutse. Ni mu gihe kuri station ya Robisi batwemereye gufata amashusho cyangwa gukoresha izibindi byose bigiye bitandukanye, nibo baduhaye iboro kugira ngo tuyifotore kugira ngo tuze kuyibereka tubabwira ibiciro aho bigeze. Muhawe ikaze rero ahantu banyweshereza esase cyangwa ahantu babona amazutu ndetse batanga neza cyangwa so nabyinshi ndi buvuge. Nabatumikiraga ngo niyo station nziza mu Rwanda cyangwa niyo station igira yuzuza cyangwa itagira ibisambo muri rusange. Ushobora kujyana imodoka yawe bakayikunyweshereza furutake na gake yabakwibye. Ni hehe? Ni muri Rubisi muri rusange. So Kidasamura Movie rero ni ihuriro ry'ibiganiro byose bitandukanye. Umuntu utarakora subscribe kuri YouTube channel, kora subscribe kuri Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Umuntu wakoze subscribe warakoze.